Munyemere mbanze basuhuze mbahani ikaze muri iki kiganiro tugiye kumva gisa nk'igiteye ubwoba kirimo amayobera ariko ndagira ngo tuze kubana kugira ngo tuze kungukiramo byinshi. Ariko mbere yuko dutangira iki kiganiro reka tubanze dusoma no murongo mu byahishuwe 13:18 handitswe ngo aho niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari uwo mubare w'iyo nyamaswa kuko hari umubare w'umuntu kandi uwo mubare we ni 666. Icyo ni igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira ku mubare 666 ni 666 nibyo ubyumvishe neza. Umubare rwose birashoboka ko atari ubwa mbere wumvishe mu matwi yawe, birashoboka ko wumvishe kenshi, ndetse uwo mubare mu kumva kwawo rwose akenshi wumva gusa nk'uteye ubwoba. Niba utarana wumvishe wumve none, ni umubare bavuga ariko kumva uteye ubwoba. Uwo mubare uvuze iki? Ese usobanuye iki? Ese Bibiliya iwuvugaho iki? Ese abantu bawuvugaho iki? Ese uwo mubare uhuriye he n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi? Ibyo mvuze ndetse n'ibindi byinshi navugiye haruguru nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cy'iminota mike. Ndagira ngo utaza kujya kure rero ubane nanjye kuva ino video itangiye kugera ku musozo wayo kugira ngo uze kungukira byinshi muri iki kiganiro. Ugiye kukugezaho iki kiganiro ndi niyo Daniel, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Twihuta cyane tunanyaruka cyane, sinyeneye ko iyi video iza kuba ndende, ndagira ngo dukoreshe igihe gito dufite ubundi dusobanukirwe byinshi kurushaho. Ubundi reka tubanze twirebera uyu mubare 666 waba usobanuye iki? Uyu mubare 666 usobanuye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse ushobora no kuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe naho ugiye gukoreshwa cyangwa n'agace runaka ugiye gukoreshwamo. Nko mwiyobokamana mu gitabo cya Bibiliya, mu gitabo cy'ibyahishuwe 13:18 hamwe twasomye n'ubundi mbere tugitangira kino kiganiro, umubare 666 wavuzwe nk'umubare w'igikoko, the number of the beast, bishatse kuvuga ikimenyetso cy'umwanzi w'Imana ari we Satani, agikoreshwa mu cyerekezo cy'imeruka. Aho bishatse kuvuga wenda yuko uzakoreshwa cyane cyane nyine mu gihe cy'imeruka, kandi urabizi igihe cy'imeruka ni kenshi tuba twumva n'ubundi ngo turi mu bihe by'imeruka. Byumvikana uno mubare waba waratangiye gukoreshwa. Ese ibyo nibyo koko? Hari abafata uno mubare nanone bakavuga yuko ufite aho uhuriye n'ubutegetsi ariko bubi buyobora abantu nabi, buyobya abantu. Hari abahanuzi twagiye twumva bazaga bagahanura bati mu bihe by'imeruka ibice byinshi byo ku isi bizaba biri mu ntambara. Iyo ntambara izabiterwa n'ubuyobozi bwabyo bubi cyangwa ubutegetsi bw'ibyo bihugu bubi. Ese intambara tubona n'izimeruka koko muri ino minsi? Kuko turabizi hari uduce twinshi turi mu ntambara tugiye dutandukanye, ni twinshi cyane singiye kuturondora, tumwe muri twuratuzi nawe. Mu mico n'imyemerere hari imico imwe n'imwe ifata uyu mubare 666 nk'umubare mubi cyangwa w'umwijima. Hari naho bafata uyu mubare nk'ikimenyetso cya Satani cyangwa cy'imbaraga z'umwijima. Tuvuze byinshi kuri uyu mubare 666 ndetse tugacukumburana byinshi kuri wo ntitwabisoza rwose, akandi byinshi usanga ari aho bihuriye na Satani cyangwa ibikorwa byinshi by'umwijima ndetse bifite aho bihuriye n'umunsi w'imeruka. Uyu mubare 666 bivugwa yuko mu gihe cy'imeruka abantu benshi bazawuhabwa nk'ikimenyetso cy'abakozi ba Satani cyangwa nk'ikimenyetso cy'abakozi b'umwijima. Mu gihe cy'imyaka ibihumbi twaburiwe kuza kwa Antikristo, twahawe igihe gihagije cyo kwitegura ibyago bizakurikira kuza kwe. Tuzi ibyago bizabaho, tuzi isezerano ryatanzwe, kandi tuzi igihano kizabaho. None se birashoboka ko twashukwa? Gushukwa mvuga nakundi, Imana yaravuze iti nubura ubwenge nzakureka. Tugomba gushishoza rero mu byo twumva byose. Hazazanga abahanuzi b'ibinyoma, niko twumva buri gihe. Bazaza batubwira byinshi byerekeye Imana, ndetse yewe benshi ngo naho bazaba batandukaniye n'abakozi b'Imana ba nyabo, nyamara bo bazaba ari abakozi b'umwijima bagamije kudushuka kugira ngo twakire uwo mubare 666. Birumvikana rero bisaba kugira ubwenge. Nubura ubwenge nzakureka. Iyo ni Imana yabyivugiye nk'uko biri bitubwira. Aho nakubwiraga ibyerekeranye na Antikristo uzaza mu bihe by'imeruka. Ubundi Antikristo ni iki mu by'ukuri? Ni umuntu cyangwa ni ikintu? Reka ngusobanurire ibya Antikristo. Antikristo ni ijambo rifite inkomoko mu Kigiriki risobanura Antikristo
ryose risobanura uwanga cyangwa usimbura Kristo ku buryo bw'uburyarya. Byumvikane neza ati Kristo usimbura Kristo mu buryo bw'uburyarya, birumvikana azaza asimbura Kristo ariko bizaba ari mu buryo bw'uburyarya nk'uko nyine Bibiliya igenda bitubwira mu bitabo byayo bigiye bitandukanye. Dusomye nko muri Yohana wa mbere 2:18 havugwa ko ati Kristo ari umuntu cyangwa abantu barwanya Kristo, bayobya abantu kandi bakigisha ibinyoma. Nko mu byahishuwe ati Kristo hashyirwa mu majwi nk'umuyobozi uzaza ku isi afite imbaraga z'umwijima, azayobya benshi ndetse azategeka isi mbere y'imperuka. Iyo ni Antikristo. Nubwo Bibiliya ituburira kuza k'umwana w'icuraburindi ariwe Antikristo, abenshi bazagwa mu mitego ye, benshi bazemera gufata icyo kimenyetso cy'inyamaswa aricyo wa mubare 666 nakubwiraga. Bazawufata ari benshi cyane rwose, amamiliyari menshi cyane nk'uko Bibiliya igenda bitubwira. None reka twirebera uburyo abantu benshi bazemera gufata icyo kimenyetso cy'uwo mubare 666 bazi n'ububi bwawo, bazi n'icyo sobanuye nk'uko byanditswe mu gitabo cya Bibiliya mu byahishuwe kuri wa murongo n'ubundi twasomaga mu byahishuwe 13:18 ndetse n'indi mirongo mike ibanziriza uwo murongo, nawe wagenda ukayisoma ukamenya byinshi kuri iyo ngingo. Reka turebe uburyo noneho abantu bazashukwa benshi bagera mu mamiliyari abagashukwa hano ku isi. Abazashukwa batemera Imana gusa, ahubwo n'abemera Imana benshi muri bo bazashukwa. Wakwibaza uti bazashukwa gute kandi bemera Imana banayizera? Dore uko bazashukwa. Benshi muri bo muri icyo gihe cya Antikristo bazaba bari kumva abo bahanuzi, baziringira imbaraga zabo, bumve ko bashoboye aho kwiringira imbaraga z'Imana mu guhangana n'uwo mubisha cyangwa mu guhangana n'izo mbaraga mbi z'umwijima zizaba zimanutse za Satani. Kandi impamvu nyamukuru ishobora gutuma abantu benshi bafata cyangwa bemera gufata iki kimenyetso cy'uyu mubare 666 nuko ibitabo byinshi bigenda bitubwira yuko mu gihe cy'imperuka mu minsi ya nyuma nta muntu uzaba wemererwa kugura cyangwa kugurisha ikintu runaka adafite iki kimenyetso 666. Abantu benshi bizera yuko ndetse bakanemera yuko ibi bizabaho rwose mu minsi y'imperuka, ariko ngo ukuri guhari nuko ibi ngibi n'ubu biraba. Umwuka wa Antikristo n'ubu ngura hari mu isi. Nko mu Bakorinto ba 2:4 Bibiliya ivuga ko Imana y'isi yahumye imitima y'abatizera kugira ngo batabasha kumva ibyo Uwiteka Imana ivuga. Ngebi byerekana ko Satani amaze igihe ashuka abantu benshi mu isi. Abantu benshi babashije uti ese mwakwemera kwakira ikimenyetso? Ubwo ndavuga cya kimenyetso cy'umwijima ari wo wa mubare 666. Benshi bakubwira bati oya ntitwawemera, kubera ko benshi barabizi ko ari umubare mubi cyangwa se ikimenyetso cya Satani. Ariko se ni gute Antikristo hazaza ubundi agashuka benshi bakemera kwakira icyo kimenyetso cye? Hano ngo hari uburyo bubiri Antikristo ishobora gukoresha kugira ngo yitume abantu benshi bemera kino kimenyetso cyayo, umubare 666. Icyambere uburyarya no gushukana. Satani nise w'ibinyoma ngazaza nk'umuntu uje kugarura amahoro mu isi, hazashuka isi yose yibwire ko ari we gisubizo cy'ibibazo byose, nazahita agaragaza umugambi we w'ukuri, ahubwo abantu benshi bazamwiringira maze bamuramye. Ngo Antikristo azaza ubundi yangisha abantu Imana, abangisha Imana ubundi bumve ko bayobye, ahubwo baze bamugandukire ubundi batangire baramye Antikristo. Antikristo namukubwiye ni umuntu cyangwa ibintu bizaza bigasimbura Imana, bikiyita Imana ariko mu buryo bw'ibinyoma, hatari Imana mu by'ukuri. Abantu benshi rero ngo bazumva uko kuri kwa Antikristo cyangwa ibyo binyoma bye babifate nk'ukuri, nyamara hari ibinyoma gusa kubera uburyarya azaba afite ku rurimi rwe. Ngo abantu bamwe bazavuga bati ariko se si ikimenyetso gusa wacyemera hari icyo bitwaye? Abandi bavuge bati yaba Imana idakeneye ko ibi bibaho ntabwo iba yemeye ko kino kimenyetso cyiza, nyamara birengagije yuko Imana sindiriye ibibi, si isoko y'ibibi. Yaravuze iti nubura ubwenge nzakureka. Dore ngo ikintu cya kabiri gishobora gutuma abantu bemera gufata kino kimenyetso cy'uyu mubare 666 irari ry'ibintu by'isi.
abantu bazagira irari ryinshi cyane kubera ko abantu benshi bazaba bifuza ubutunzi, bazaba bifuza ubuzima bwiza. Antikristo rero ngazabyikoresha ashuka benshi kugwa mu mutego we. Bibiliya ivuga ko nta muntu uzaba wemerewe kugura cyangwa kugurisha mu gihe atazaba afite kino kimenyetso. Ibyo rero bizatera benshi kwemera kino kimenyetso cyo mubare 666 bagwe mu mutego wa sekibi. Antikristo izakoresha urukundo abantu bazaba bafitiye ibyamamare, ubwo ndavuga abahanzi, abakinnyi ba filime ndetse n'ibindi byamamare byinshi. Kubera abantu urukundo bazaba bafitiye ibyo byamamare, Antikristo izakoresha abo bahanzi ubundi yamamaza ibikorwa bye by'umwijima, ngo kubera ko abantu benshi bazaba bafitiye abo bahanzi urukundo, ndetse yewe muri icyo gihe abahanzi nibo bazaba banezeza abo bantu kurusha nuko Imana yo ubwayo ngo yaba yabanezeza. Niko bazaba batekereza mu mitwe yabo. Ngo nubwo buryo buzakoreshwa binyuzwe mu byamamare, ubundi abantu bayoboke batazi icyo bayobotse ngo ni ikintu ki. Ubundi Timoteyo wa 2:3 niyo isobanura neza igihe cy'imperuka kizaba kimeze gute. Mu minsi y'imperuka hazaba ibihe bikomeye biruhije, ngo kuko abantu bazaba bakunda amafaranga, birarira, birata, batoka Imana, batumvira ababyeyi babo, batagira ishimwe, nta rukundo, batagira imbabazi, babeshya abandi, batagira kwifata, bagira urugomo, banga ibyiza, babeshya abantu, bakunda ibishimisha umubiri wabo aho gukunda Imana, bagaragaza kwera ariko bahakana imbaraga zayo. Ese ibyo byose tubyumvishe nitwumva bisa nk'ibibera mu isi yacu uyu munsi. Antikristo azaza habeshye, hatanga ibyishimo by'iyi si, kandi asabe abantu kumuramya nk'ikigirwamana. Ariko icyo wamenya nuko nubwo Satani afite imbaraga ze nta na rimwe zizigera zigereranwa n'iz'Imana. Ariko mwibuke hari isezerano Kristo yahaye abe kazagaruka gutwara abe igihe nikigera. Umukristo wese agomba ngo kuba yiteguye, kubera ko naza azaza nk'umujura, azaza mu ijoro, nawuzi igihe, nawuzi umunsi ndetse n'isaha. Niyo mpamvu buri mukristo wese agomba kuba yiteguye. Ndagusaba ikintu kimwe, niba witeguye handika muri comments ijambo ti amen, ubundi ukoreshe ya ino video ku nshuti zawe kugira ngo kuno kuri kugere kure. Murakoze cyane, ndabakunda cyane, mukomeze mugira umunsi mwiza.